nyuma y'imikino ibiri bamaze gukina ndavuga ikipe ya Manchester United, match y'ikipe Arsenal ndetse na match ya Fulham mu Kibiriti murakoze cyane igitego kimwe ku kindi. Ruben Amorim avuga kuri Kobbie Mainoo yaravuze ngo Mainoo is fighting with the captain Bruno Fernandes for a place in the starting 11. Kobbie Mainoo arimo arahatanira umwanya na kapiteni Bruno mu ikipe ibanza muravuga 11. Sabine ntekereza ko nyuma yo kuvuga ibi ngibi kuri Kobbie Mainoo hari amakuru menshi amuvana muri Manu amwerekeza ahandi mu gihugu cy'Ubwongereza ndetse no hanze y'igihugu cy'Ubwongereza. Mainoo muri kano kanya situation imeze ite, ari ishimwe cyangwa se yiteguye guhatanira umwanya na Bruno Fernandes? Mainoo umukinnyi w'umupira w'amaguru wazamutse mu buryo butunguranye, abona debut ya mbere muri Manchester United, birangira nagiye no muri kipe y'igihugu y'Ubwongereza. Bongereza banamugeranyaga ko babonye umukinnyi mwiza wundi, impano nshya igarutse mu Bwongereza cyangwa se muri Manchester United yarivuye muri academy yabo, ariko Ruben Amorim arimo aramwica. Wowe ni nkuko bakubwira ngo hanganiye na Mbappe kuyobora ikiganiro. Urumva Bruno Fernandes mbere nandari mu mwanya utaruwe, yamara kujya mu mwanya utaruwe akabita babwira Kobbie Mainoo uwo mwanya arimo n'uwa Kobbie Mainoo. Yarahizaga mubwira ngo rwana umwanya ngo na Bruno Fernandes. Bruno Fernandes nta muntu namujyane mu mwanya we, akinishe Kobbie Mainoo mu mwanya we nawe bareke guhanganira umwanya. Uriya mwanya Bruno Fernandes ari gukinishwamo suwe ni nayo mpamvu ikipe ya United nta n'uburinganire ifite. Suwe niyo mpamvu ari gushwara n'abasifuzi. Suwe niyo mpamvu ari gutera amakufura mu mwanya wa penalty. Uriya mwanya Bruno Fernandes arimo ntabwo ari umwanya we. Turavuga nimero 8. Uyo nimero 8 yo Kobbie Mainoo yaremewe gukinamo. None murabwira umuntu kumva ni nko umuntu yakwambura ikintu bagahita bakubwira ngo rwana nawe ukimwake, kandi uwo muntu wamaye n'intwaro. Urumva Bruno Fernandes ntabwo akina 8. Bruno Fernandes ni umunimero 10. Namushakira hakina kuri uwo mwanya fitinga muri nabwo azabona umusaruro, ariko gufata umwana muto ngo najye kurwanira umwanya n'umuntu batonesheje. Urumva umuntu bamutonesheje bamushyize mu kintu kitari iki adakwiriye. Niba Bruno Fernandes babona adafitinga kuri nimero 10 niba mukure mu kibuga kinishe Kobbie Mainoo mu mwanya fitinga mo kurutindi. Is option byoroshye kurusha. Nicyo kintu gisobanuye. Niba Bruno Fernandes kuri nimero 10 atahabona umwanya kuko bazanye bakunya nabandi, niba kuko atahabona umwanya najye kuri bench bakinishe Kobbie Mainoo mu mwanya we, kuko kuri nimero 8 Kobbie Mainoo arusha Bruno Fernandes. Ariko nanone kwa kabana kenshi na kenshi bafite izina babangamira badafite izina. Kwa ko kiremwa muntu gikunda ntabwo gikunda impinduka, gikunda kubona abantu gisanzwe kibona. Bruno Fernandes urabona nka nimugoroba ubu nta muntu ushobora kugenda ngavuga amakosa nka Dominic yakoreye kuri kabiri, kwa ko basanzwe bamuzi nk'umukinnyi mwiza wa Liverpool. Ariko ari nk'undi mwana ukizamuka wahagiye. Kwanza bahere kuri Jeremy Frimpong bavuga ngari kugongana na Sara ngari kugira ndi kwera iki ni isura nshya ikinjira batarakira ngo bamufate nk'umuntu wagira byinshi yabafasha. Kobbie Mainoo n'umukinnyi wo kuri nimero 8, uwo mwanya wa nimero 8 bari kubukinisha wa Bruno Fernandes atawushoboye, uko n'ikimenyi bene Erik ten Hag yageze haramurakarira akajya mujyana ku ruhande akavuga ati niba utakaza imipira, kuko impamvu Bruno Fernandes atashobora nimero 8 agira indiscipline tactique zimwe zitabaho zikabije, bitewe nuko yiyizera nk'umukinnyi utakwamburwa umupira. Kandi mu kibuga nta mukinnyi utakwamburwa umupira mu gihe cyose ufite, kuko mu kibuga batakanye n'ufite umupira. Bruno Fernandes yatakaje umupira kuri nimero 8 byexposa nimero 6, bigahita birangira ekipe iri kwishyura nk'igitego batsinzwe ejo bundi na Emile Smith-Rowe. Cyane igitego gitsindwa na makipe akizamuka cyangwa mu bigo by'amashuri. Wowe bahinduye umupira muri abakinnyi muhagaze imbere y'izamu ryanyu, umwana muto cyane avuye muri metero 10 aje gushyiraho umupira muhagaze muri aba defenseur n'abandi nimero 6 murebera. Manchester United imitoreze yayo irimo irica bamwe mu bakinnyi. Ubu Mason Mount ni iki yakoze cyiza kimugira umukinnyi ubanzamo mu mwanya wa Bruno Fernandes, kuryo Bruno Fernandes bajya kumuhengeka bakamujyana ku 8 bikura mu kibuga Kobbie Mainoo. Umutoza yavuze ngo the reason I play Mason Mount and I want to increase goals.
yabibonye ngo ndashaka kongera ibitego yabibonye. uzamubwire ko mu cyongereza ibintu yari byinshi aribwo bongeraho s afite igitego kimwe ntabwo igitego kimwe ari goals ni goal uze kubimwandikira umubwire uti mu cyongereza ikintu bakiraho s iyo kiri mu bwinshi yego uze kubimwandikira umubwire ati none se ari kongera ibitego atsinze kimwe ntabwo wenda najya kugena ibihe no gupredikitinga. Bruno Fernandes ari gukina uriya mwanya wa Mason Mount ugashyira umwanya Benjamin Sesko mu mwanya we ufite Mbemo ufite na Kobe Mainoo ugomba gukora irarure ya box to box yaba maze kurenza igitego kimwe. Hanyuma icyo nibaza ni kimwe Samir ati ari gukinishwa mu mwanya utaruwe kandi turabizi neza ko Bruno ni umukinnyi mwiza akina ku 10 cyangwa se nyuma y'umwatsaka mu buryo bwiza lateral. Turetse interview ya Ruben Amorim ngo ari guhatanira umwanya na kapiteni Bruno kandi turabizi ko mu by'ukuri nkuko Samir bivuze ntabwo byakunda. Bruno aba yagiye mu bye ndavuga mu mwanya wo ku 10 abandi ahangane nabo umwanya ndavuga Kobe Mainoo bari no kubikira mu mikino ibiri itambutse tuvugisha ukuri baramurusha cyangwa se ari uburyo na Ruben Amorim atangiye kumushyira ku ruhande nk'uko yabikoreye abandi barimo ba Rashford na ba Garnacho. Ruben Amorim ndi kumufata nk'umutoza uri ufite ibibazo byinshi ashaka gukemura ariko kubera yuko rezilita zitamukundira ashaka kubikemura mu buryo bwihuse akinisha ama individi ashobora kuba yamutsindira ibitego ariko uburyo arimo abyubakamo si mu buryo burambye ko gukinisha Bruno muri uriya mwanya ubizi yuko atari umwanya warambirizaho kazawuguma ikipe ikabona uburinganire yifuza bitazigera bishoboka ariko amushyira mu kibuga unafite Mason Mount uvuga uti ni abakinnyi b'attacking midfielder bombi derafo biraza gutuma nataka cyane urataka cyane ariko ukeneye no kugarira Premier League ukenera uburinganire ukenera kuba wataka neza ukenera no kubudefanda neza ariko aba basore ba Man United nabo navuga yuko mbere kuri Kobe Mainoo n'aba basore bandi yagiye asohora yavuze ko adakeneye muri groupe nabo nta basore batigeze bamubanira mu buryo bwo gushaka kubaka ekipe kugira ngo abubakireho nabo ntago bigeze bamubanira ndavuga mu mico no myifatire yaba Kobe Mainoo yaba ba Rashford yaba ba Anthony n'abandi ntago bigeze bamworohereza mu kazi yari afashe kagoye ekipe iri ahantu habi ikeneye kayubaka kugira ngo igaruke ku rwego rwiza byaramugoye ekipe isoreza no ku mwanya hafi wa 15 umwaka ushize muri shampiyona ariko kuri Kobe Mainoo nuko turi kubivuga gutya ariko numwe mu basore nawe basubiye inyuma tubigarukeho nubwo umutoza atamukinisha mu mwanya we Donatille 100% ariko Kobe Mainoo nawe tubwizanye kuri Samir nyuma ya Euro abantu bibuka ya Euro mu gihugu cy'Ubudage ariko mu ikipe y'igihugu y'Ubwongereza Kobe Mainoo nyuma y'iri ya Euro Kobe Mainoo wameze ate mu gihugu ariko nasobanura yasubiye inyuma cyangwa ni ikipe yose yasubiye Samir uradusobanurira reka nsobanure mwana rero mutoya nk'uriya abakeneye icyo nakita nka parenting akeneye kwitabwaho mu buryo bushoboka bwose kuko ari ikintu kimwe Manchester United igira iyo ikipe ifite ibibazo bya rezilita yego umukinnyi ugaragaye nk'uwabaha rezilita ntabwo bita ku myaka afite cyangwa bite ku bibazo byose n'ibizazana ashobora kuba yahurira nabyo bamwikoreza umutwaro bamwita bamwikoreza Manchester. Kobe Mainoo yaraje bamusamira hejuru ntari Messi yaje kubacungura ngaho mu mikino yose bamushyira mu kibuga n'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza ihita imutwara ijya kumwikoreza imitwaro yose kandi ntabwo ari gutyo batwara abana Bruce ubona uyu ngumuha abari muri Manchester United ahita banzamo akabana kapiteni ngwiki na kontra nziza ho ubwo yaba yagiye kubera iki Manchester United ifite ikibazo cya rezilita irazishaka nabi wakinye system abakinnyi buyumvamo kuruta ibindi byose umukinnyi umwe yagutsindira ibitego bo bitwa ko ari 5 batagutsindira ushobora gufata ekipe kuko nyine niba nibuka mujya mwibuka igikombe cy'isi ya 2010 Maradona yari nyabataka 7 kuba Max Lopez Max Rodriguez yari 2010 ba Max Rodriguez ba Di Maria ba Messi ba Aguero ba Tevez bande yabakiraga icyari mwese ukuntu yabagiye bikoraga bakajya mu kibuga
ariko byarangiye akubiswe n'Ubudage 4. ikipe ibura uburinganire, ikipe ibura byose. Wowe ushyizemo Mason Mount, ushyizemo na Bruno Fernandes, mu by'ukuri abo bantu baraza gukina bate? Hari ikipe uzikinisha aba nimero 10 babiri, birashoboka, ariko mu gihe ufite 6 mwiza kandi nawe bafite aba nimero 10 babiri. birashoboka. ku Man City nigeze gusinyisha Fernandinho na Kevin De Bruyne na De Silva. No, ufite umukaseri muzima uri gukina solo, aba nimero 10 babiri. Iyo ni muri systeme ya 4-3-3, ko ufite umukaseri n'aba offensive babiri. Muri ya systeme bita ngo ni T-shape. Urumva ufite umukaseri umwe, ufite na nimero 8 na nimero 10, bose barajya imbere cyane. Ariko gufata aba nimero 10 babiri icyarimwe, ugafata wenda nka Kevin De Bruyne, ugashyiramo wenda ufite na Bruno Fernandes bakajya rimwe mu kibuga, ufite na nimero 8 wundi utyaye, ntabwo bita bihura. Hari n'abandi ariko barimo bavuga bati nyamara uyu mutoza n'ibyo birashoboka ko byaba ari bwo bushobozi bwe ku rwego rw'iyi shampiyona. Abandi batari ko ni juru ya kabiri, ntago wajije umuntu kuri juru ya kabiri ati na Erik ten Hag imikino ibiri yarayitsinzwe nyamara yasoje ku mwanya wa 3. Ibyo bintu byose bikaza kubyara inkuru ivuga yuko Manchester Robin Amorim hari abantu baba batangiye no kutamureba ijisho ryiza cyane cyane ku bijyanye n'ubushobozi. Hakiyongeraho ikintu kimeze nk'ikiri mu bakinnyi bamwe na bamwe bafatiye urugero ku musore twa Kobbie Mainoo, bivugwa ko ngo yaba arambiwe rwose yumva ashaka kuba yasohoka mu ikipe ya Manchester United. N'undi mu bakinnyi nabo mu minsi ishize wari umukinnyi utanga icyizere, turabyibuka mu gikombe cy'Uburayi mbere y'uko umutoza mushyiramo hari igitutu cyinshi cyane, kandi byarangiye umutoza w'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza bayoburije kumukinisha uyu musore muto w'ikipe ya Manchester United. Ariko ngira kuva Robin Amorim yaza n'umwe mu bakinnyi umuntu yakwibaza ngo byagenze bite kuri uyu musore. Umutoza bivuga yavuze ko biragoye kuri Kobbie Mainoo kubera ko ahanganiye umwanya na Bruno Fernandes. Manchester United mbere na mbere ku mukino wayo n'ikipe ya Fulham, ni resulta hari igihe ubona inota ukavuga uti iri ndarishimye. Oya, ntabwo ari ryo gushima, ntabwo ari ryo gushima. United yari kuba yabonye 3, yari kuba yabonye amanota 3 cyane ko yagize amahirwe kubanza igitego. Yari maze kurata penalty of course, nayo ni amahirwe y'igitego, ko nemera ko yaferinze mu bintu bibiri: kutabasha gutsinda rya penalty no kutarinda kindi gitego yari yabonye. N'ubanga amanota yagize amahirwe yo kubona amanota 3 birangira Manchester United yivanye yibujije. Uko yagenda kose nabwo yari tujye kwishimira kuri equipe nkuru nka Manchester United, kuri equipe yatakaje umukino ubanza, bavuga ati uratakaje ariko byiza performance ntacyo ritwaye. Ariko nanone ukaza Craven Cottage ntabwo performance zari nziza, ntabwo performance yari high nkuko twe twayibonye kuri Arsenal. Automatically urumva yuko consistency harimo ikibazo cya performance, kuhozaho winning yabaye ikibazo bwayo, gutsinda byabaye ikibazo. Ariko nanone no guhozaho umukino nawo biragaragara ko byari insinzi, biragaragara ko ari ikibazo. Icyo gihe rero birangiye bivuga ngo nta kintu equipe ntago iraba equipe nyine ushaka kuzana muri competition, ntabwo yiteguye kuza kuyihanganisha muri competition. Mbona Romantar Manchester United mbona imeze nk'ifite ikibazo kiri Romantar nuko equipe Ben kuva bunda rigena fixtures yirebye bwa ishobora kugutegura Mantaro. Ariko mbona nkurikije umukino wa Fulham, nkareba nyuma mu kiruko n'abakinnyi bari bameze, nta kintu nabonye muri game ya Fulham. Nabonye ari Manchester United nanone steam buri gifite byinshi byo gukosora. Hari aho se wibaza ku byemezo by'umutoza, surtout harimo nka remplacement ya Casemiro, icyo ni icyambere. Hakaba ariko nanone abibaza bati none se ko waguze rutayizamu kubera icyo watakisha Mount. nanjye ibyemezo bye mbishidikanya kubera yuko remplacement mbere na mbere waruvuze ko ya Casemiro nk'igihe yazanye Ugarte, urabona ko hagati mu kibuga afite cyo gutakaza umupira n'umukino ujyana imipira imbere kuko gihe Fulham yaramaze kubarusha possession imaze kubishyura.
nyamara ufite Kobe Bayino wamaze no kuba ikibazo aravuga ngo arwanira umwanya na Bruno Fernandes ariko byo byene no kuba aragaruye Bruno Fernandes hagati mu kibuga kuri numero 8 umwanya akina nabi cyane nabyo ni amakosa kubera yuko ushaka kwitwaza yego ngo ufite abakinnyi babiri wazanye ufite option nyinshi mu bakinnyi wakinisha nk'aba nimero 10 ariko aka kanya ntabwo byatuma wica undi mwanya kubera ko ufite umubare w'abakinnyi benshi ahandi kundi mwanya irebye rero ubona ikibazo gikomeye hagati mu kibuga kuko nirebye imipira bakina myinshi bayikinisha abadefensire bayijyana ku mpande ku ba wing back baba kugira ngo bajyane hagati mu kibuga kubera ko hari ikibazo gutakaza umupira harimo espace nini mu gihe Casemiro ushaka kumuvanamo nkabyumva nubwo ari umukikwa ko ukavuga ko atakiri kuri tempo y'umukinnyi kuri ritme yayo kubera y'umukino kubera imyaka wenda ariko umusimbura abandi urinjizamo umusore nka Ugarte utakaza umupira ku wundi udatanga pass igera hijya kandi abyirikanye umukino umwe imikino ibiri sinzi ikintu kiri kumurebamo Mount yatangiye amukisha bavuga yuko umukino wa mbere ndabyamaking nka sense ko wavugaga ko Benjamin Sesko yitejanye n'ikipe cyumweru kimwe cyonyine ntagaragira fitness wenda uri no kumurinda pressure ya champion akora karibwa kigera marko kimwe cya kabiri imbere ya Fulham no hantu tugereje kumutangira kumenyereza gukina champion ko ntabwo uzajya kubikora bagiye gukina na Chelsea ntabwo uzajya kubikora bagiye gukina na Liverpool kandi izo game afite imwe muri eshatu ebyiri muri eshatu bafite harimo Chelsea na Liverpool akandi ko kumenyereza iyi champion ntabwo yamaye umwanya nawe uhagije wo gukina ntabwo imisimburize muri rusange ubona ko impact ntabwo yabahinze nyamara kuri Fulham abantu bahinduye umukino n'abakinnyi binje mu basimbura yaba Smith wasimbuye andi mu kikini inyuma binjijemo no hagati bakora impact y'umukino mu gihe kurande rwa umurimo atari ko byagenze igice cyambere bakiye neza ariko urabona ko harimo mu mitsindirwe ya Manchester United harimo ibibazo by'ibyemezo by'umutoza bidahwitse mu mukino n'ubwo yakinishamo abakinnyi be ariko akabamo na n'urwego rw'abakinnyi afite kwa kanya nubwo tuvuga ngo arasimbuza hagati mu kibuga bigenda ariko urabona ko akeneye mu midfield hagati mu kibuga ntabwo babura kubona ko kandi umunyezamu nagari ikibazo kubera ko nubwo ntekereza ko Ati Bayindira akinye match neza yuramukina kurana ko hari ahantu bagiye mu mipira y'imitekano cyane cyane amakorero ukagira urwego ko buryo arimo arawukuramo akawutnagana atariho kubera ko urabona ko habaye ikibazo kipe bakinaga ro bakina akahita mukosora akahita mutsinda kubera amakosa arimo arakora cyane cyane mu mipira ivuye mu makorero urabona ko rero hari ahantu bagifite inenge kandi ku mutoza amurimo ibyo abakora byose ko progress ntoyo urayibona mu mikino nk'icyo cyambere nagaragaye nkuko bayikoze kuri Arsenal ariko mu gihe umutoza udatsinda ntabwo uzabasha kwizerwa ngo ukomeza n'ikipe mu gitasi z'umukino ukurikizo wa kabiri byibuze bavuga ngo progress iri kuba ariko turi gutsinda imikino ingayi ikurikiranye akanya turimo ratsinda rero nta kize na kimwe hareze umuntu ngo urimo urategura ibintu bijya imbere ko wahuranyije Ruben Amorim arabura amezi 2 ngo yuzuze umwaka muri Manchester United amezi 2 yaje mu kwa 11 ni ukuvuga ngo umwaka atari ukuvuga ngo umwaka w'imikino umwaka ari umutoza wa Manchester United ahembwa buri kwezi arabura amezi 2 kugira ngo ubamaze amezi 10 muri Manchester United umwaka akora akazi kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru ahembwa namaze amezi igishushanyo mbonera kigaragaze neza kira gishushanyo mbonera cya Ruben Amorim so icyo ngiye nashakaga kuvuga icyo nicyo gishushanyo mbonera nurukiramende ninuze ni ngende mu bantu kuva umunsi yinjira muri Manchester United no muri sama ndi mu bantu batigeze bavuga ko shigikiye ko Ruben Amorim ari umutoza wa Manchester United ko nabonaga ahavuye nibyo aratsinda ariko nkurikije uko narebye kuva mu kwezi kwa 11 kugeza mu kwezi kwa mbere nabonye atari umutoza mbona ishusho yuko ibyo ahindura karakterize imikinire ye imisimburize ye uburyo development abakinyi nabivuze ndavuga ni uyu nguyu bizabogora ku umutoza wa Manchester United yasanze Manchester United ku mwanya wa 8 n'amanota 60 nibyo yari yagize season ya 2023-2024 season ya 2024-2025 arayirindimura ijya ku manota 42 ivuye kuri 60 ku mwanya wa 8 ibi ya 15 agiye gutangira abantu baravuga hano twarabiganiraga abantu bakavuga ati mureke dutanga umwanya turebe full season iyi byibuze agize amezi 6 ye ya mbere 7 yo kureba nzagumana nde nzakorana nande ninde ukwiye kuba mu bintu byanjye ninde udakwiye ariko iyo urebye Ruben Amorim ubona ntabwo ahinduka mu mikorere
ntahinduka mu byemezo, ntahinduka mu mivugire. Nko ku ruhande rwa Odegaard mbona yego, ariko Saka aka kanya ntabwo Arsenal agira profile nk'iwe, nubwo uyu mwana Max Downman afite ubushobozi bwo gukina kwa Odegaard, afite ubushobozi bwo gukina kwa Saka kandi akabikina neza cyane, ko ari umukinnyi ukinisha imoso, akana playmaking arayizi kubera ko afite umupira ku maguru, ya progressing imbere kandi ntawupfusha ubusa. Igikorwa cya nyuma ukoresha kikaba cyiza, kubera ko Odegaard we mpamvu uvuga ngo biroroshye nuko Eze yaje ashaka kumukinisha aho ngaho muri uwo mwanya mu gihe yatinda kandi agatanga umusoro ko nta gakene nawe na adaptation yo muri Premier League, ni champion asanzwe akinamo. Ariko kandi rwa Saka igihe cyose akabagiye bamubura kuva yagira consistency yo kuba umukinnyi wabo mwiza, hagiye hagaragara impact ari kuvuga ngo ni umukinnyi ushobora gukina ibye byiza mu kibuga ngatanga umusaruro, ahubwo n'umukreator, kuko ubona ko ari igihe cyageze nibuka nka match ya Newcastle ibatsinda igitego kimwe ku busa muri championnat, Arsenal temera creating ikintu kimwe kijya mbere y'izamu, ubona ko biri kwereka ko mu gihe badafite Bukayo Saka nta wundi muraza gucreating Arsenal ngo ibone chances mbere y'izamu ibashe no gutsinda. Ibyo byose ukabona ko badafite umuntu nk'uwo, ni X factor wabo. Rero kubura Saka aka kanya Arsenal twabyemeranya yuko ntabwira Keza akarema icyo kintu muri ikipe, ariko ntabwo barabona umukinnyi ubasha gutanga itandukaniro ku buryo NTM yazaga creating cyangwa gatsinda ahandi ikipe mukeneye. Ngira ngo no gutakaza kuri Saka sinzi ko bari babona profile nk'iyo ngiyo, ariko muri rusange nka Arsenal umukino wa Leeds ntabwo ari urwego kwipimiraho Premier League n'uburyo izitwara, cyane ko nabo babona kiri hasi nubwo bayitsinze bamerita. Ariko Arsenal ubona yuko mu mikinire yayo n'uburyo yasimbuje ntabwo igifite impact y'abakinnyi bari mu kibuga 11 gusa, ahubwo nabinjemo basimbuye, ariko umuntu cyahindutse muri sezishize baza batanga umusore bya Lois Kelly nubwo yari umukinnyi usanzwe ubanza muri sezishize yarasimbura Calafiori azakina neza. Ku ruhande rw'iburyo baraza barasimbuza bigenda neza. Abo defensive na Mosquera aje agira match nziza, Downman ntabwo bigara ko ni ibintu byabaye clear kuri buri wese, ubona ko yarasimbuje cyane kandi n'abasimbuje baza bagira impact mu mukino, bikareka ko squad depth babakinnyi benshi bamuhaye none agiye kubabyaza umusaruro. Wategeze ku mwanya wa Saka mu gihe bakinisha tuvuge Nwaneri ejo bundi yagize amahirwe yo gukina umwanya munini kubera ko Odegaard yavunitse hakiri kare, akina kuva ku minota 23 kuzamura gutyo nimba ntibeshye, iminota 70 irenga ari mu kibuga ntabwo ugize match nziza pe kuri Nwaneri. Ibyo amwitega nibaza ko muri Bukayo muri Bukayo ariyo mpamvu Arsenal ari mu isoko rya Madueke ko still ari mu kibuga nta profile profile arayambaye ya Bukayo arayambaye, wenda itandukana n'uburyo ubushobozi ariko profile Bukayo Saka noneho kira ka Arsenal yagiye ku isoko igiye kuyishaka, yari bizi neza ko yabonaga ko imvune agize nyinshi mwaka ushize, imvune yagize byabaye nk'uko Arsenal mu masoko yaremye uyu mwaka yaremye isoko ry'umuntu wambaye profile ya Bukayo Saka. Icyo mbona gishobora kuzabitandukanira n'ubushobozi, ahubwo ubushobozi bwo Bukayo n'urwego cyo Bukayo yatangaga Madueke byibuza yatanga basi ibijya kwegera ibyabo, kuko atanze ibya Bukayo byo byabara amavuta byabara amazi by'amavuta, ariko byibuza se yagerageza gukora collectivity basi agatanga bike, ariko byo muri collectivity begara ko nta absence ari nkuko twabibonye iyo adahari. Nicyo nibaza ko Madueke yajeje ari umusimbura wa Bukayo. Wenda hari igihe bagiye bagira ibibazo cyane ku ruhande rw'imoso mu gihe Martinelli ndetse na Trossard batarazamura urwego kuri level Arsenal yifuza, Arsenal igategeza kuba yamutangiza kuri uriya match, no kumutangiza match kuri match yari kumuzamura icyizere no kumwinjiriza neza muri groupe ya Arsenal. Ariko ni absence of course, kubura umukinnyi nka Bukayo ni absence ikomeye, ni umukinnyi equipe itifuza kuba idafite mu mukino wari wose, ariko mu gihe none adahari cyane ko atari hari igihe kirekire cyane byibuza buri ukwezi kumwe, reka duhe umwanya turebe umutoza icyo atekereza muri transfer yari yakoze, kuko ni transfer zishobora kumuha ubuse nyinshi. Ya Madueke ubwayo yamuye option yagira umwanya wa Nwaneri cyangwa se Doman, ariko byibuza profile Bukayo byo turabona ko ihari. Icyo ntegereje no kureba ahubwo ubushobozi bw'umukinnyi waje gusimbura Bukayo Saka mu gihe Bukayo yaba mu gihe adahari, ibyo Bukayo yatanga Ben biragoye kuba wabona n'indi equipe. Ni nko kuvuga ngo Liverpool yabuze Mohamed Salah cyangwa se Man City yabuze Haaland. Mbona ngewe muri Arsenal style nubwo babonye rutayizamu, umukinnyi wabo wa mbere nimero ya mbere mwiza aracyari Bukayo Saka. Kwitubona services ze biragoye ko tuzibona muri noni Madueke, kuko Fadi yarabivuze babonye profile imusimbura, ariko Madueke hari ibyo yatanga byatuma equipe icyura umukino kuruta uko wabura Bukayo ukabishakira mu wundi muntu udafite profile nk'iya
nk'iya Bukayo Saka ariko byibuze Fuad yarabivuze neza biyubatse mu rwego rwo guteganya ese igihe twabuze Bukayo ninde waduha byibuze serivisi za Bukayo why notice ushobora kugira gutyo ukabona kuri Liverpool cyangwa se ku yindi match ntari Madueke ko zitandukaniro rishobora gutanga umukino yego ntabwo yaba Bukayo ariko ashobora gutanga iyo serivisi kandi akaba yajya muri uwo mwanya wa Bukayo nge nabonye ari umukinnyi wiyadapta mu bakinnyi bamaze kwiyadapta nawe ari mu bakinnyi biyadapte vuba kuko niba ashobora kuba kuri june ya kabiri yabaye umustarter niba bigaragara ko kandi atarakoranye pre-season nabo bigaragaza ko ari umukinnyi wagerageze kwisanga mu bandi kuri Martin Odegaard ibisubizo arabifite yabonye Eberechi Eze ashobora gutanga ibyo bisubizo icya kabiri imvune ye kuba batarayitangaje cyangwa se ngo bavuge igihe izamara cyangwa ibitangazamakuru bibivuge nuko ishobora kuba itari grave cyangwa se itazamara igihe kinini kuko biravuga ko ku mukino wa Liverpool ashobora kuzagaragara yego ni kapiteni ariko nawe si umwe mu bakinnyi twavuga ko bari beza ubu ahubwo twari turimo turavuga tuti nawe nubwo ahari arya ari menge kuko birashoboka ko yatakaza umwanya we